Ibe byiza mukunzi wacu turagusuhuje ndetse twifurije kuryoherwa n'amakinamico atandukanye tudahwema gutegura no kugezaho umunsi ku munsi, ndetse tuboneho akanya ko kusaba yuko wadutera inkunga uno munsi niba koko usanzwe ukunda ikinamico, kugira ngo wemeze ko uzahorana natwe, ko uzanahora ubona amakinamico yose, kugira ngo bishoboke nuko uza kureba handitse s'abonner cyangwa subscribe ugakandaho, ubundi ukajya uba uwa mbere mu kwiga amasomo atandukanye. Hari ibintu byinshi tubagezaho muri aya makinamico atandukanye, ndetse bikagenda bifasha abantu benshi babitugaragariza mu buryo bwo kutwohereza ubutumwa, haba abandika comment ndetse n'abatwandikira kuri email. Mu by'ukuri muri abantu twishimira ndetse tunezezwa no kubagezaho ibishya gusa. Uyu munsi twabateguriye umukino mushya, ni ikinamico twise ngo Intamiramishyuhira yasadutse amatama. Ikinamico yacu y'uyu munsi ni ikinamico twise Intamiramishyuhira yasadutse amatama. Ubyumvise gutyo, ni ikinyarwanda gikomeye ariko kandi gifite ibisobanuro byihariye. Abantu benshi bakunda kutanyurwa, abandi ugasanga barirukira byinshi, rimwe na rimwe bakabura na bikeya bari bafite. Hakabaho n'ubwo umuntu agenda akijyana ibuzimu, ariko akenshi iyo umuntu avuye ibuzimu agaruka ibuntu. Iyi ni ikinamico nshyashya, ni ikinamico y'urukundo. Ubu buryo bushya turi kubagezaho ikinamico, niba warabikunze cyangwa se hakaba hari inyunganizi ufite, watwandikira muri comment maze tukarushaho kuva mu bwiza dukomeza tujya mu bundi. Reka dutangire ikinamico official. Ako mbona amazunda kuvamo habaye ikintu. Polisi we, uyu ni gagazi cyangwa ndi kurota magazi? Oya noneho ubwo ni impanga ye. Uva byashoboka da, kuko nari nzisuye pe. Niba rero muri ayo manjwe. Yangishiriye. None se we, kiriya gikoko cy'imodoka usohotsemo ni icyawe? Mbuza noneho. Wow! Sinjye kukubeshya, uraparitse hariya ngira ngo ni perezida uje kundeba. Uzi gukabyaye ngo perezida. Niba muda sinkubeshya, n'ubu ntabwo ndemera ko ntari kurota. Kanguka rero dore bwakeye. Resega urugo rushya biti. Shange na turatsinzange ibintu birenze kuba muta n'ubuki pe. Ubu sinzi irindi zina nabiha. Ahubwo se utambeshye ko kiriya modoka yanjye irabemeza. Yewe utakwemera bari umwemera gato pe. Iriya modoka yagutunga umugabo igasiba undi muri iki gihugu. Reka da. Nzi yo mubeshye. Jewe uretse kuyibona mu mashusho y'indirimbo z'abahanzi. Nyine nabo bakomeye bandi baba bakomeye bya hatari. Ubundi ntaho nari nakayibonye pe. Kuyibona imbona nkubone. Wapi? Inzo rero nibyo nashakaga. Kuva nkiri umwana nifuzaga kuzagura imodoka ku buryo nzajya niparika abantu bose bagategereza umuntu ugiye kwisohokamo. Wow. Umva reka nkubwire, nayisohokamo bakandangarira. Sengeye kukubeshya urukeho urwo rwose uzaruturwaza nta kabuza. Ariko noneho turatsinze ndamutinye pe. Ubu nyuma yo gukora bwa bukwe bw'akataraboneka washakaga, yahise yongeraho no kukugurira imodoka ihenze gutya ihagaze amamiliyari. Ese ugira ngo kuyibona byaranyoroheshe. Byagenze bite se? Umva umusaza yari yaransembeye pe. Mbwira henze cyane ngamafaranga natakaje mu bukwe ni menshi. Nuko nanjye yasanze ntoroshye nyine, naho ubundi yari yaransembeye. Ubwo se we ukoresheje ubuhe mutwe kugira ngo urumwumvishe? Uba nawe generalize nsazi imigeri. Nuko kera ko yajya muri banki afata inguzanyo nuko arayishyura. Ariko sinjye yarose igera mu rugo numvaga umwanya ari wose ari bwisubireho bitewe n'ukuntu yijujutaga ngo urahenze. Nyamara ubwo twese twaguteye amabuye ngo ukoze ishyano ryo gushakana n'uwakabaye umubyeyi wawe, ariko ntangiye kukugarukiraga. Ibyo njye nta na kimwe nari nitayeho misho. Icyo napfaga ni umuntu uzajya umpa icyo nshaka cyose, nakenera gusohoka akansohokana cyangwa akampa amafaranga nkijyana. Nashaka kurya nuko nkabibona, umwenda mwiza kandi ugezweho n'urukweto nkabibonera igihe. Mbese nka kumwe umuhinzi afata ururabyo mu gihe cy'impeshyi akarwuhira akarwitaho rugatoha we. Umva uwo nanjye niwe nashakaga, uzajya unyitaho muri ubwo buryo. Ariko nkuwambwira uko umunsi wawe uba upanze. Ubundi reka nkubwire, urumva ngiye mu gitondo mba ngomba kubyuka nkajya muri pisine koga. Swimming pool urayizi? Yego.
ubundi ava mu mazi nsanga umukozi yateguye ifunguro rya mu gitondo kugira ngo ni ifunguro riba ryoroshye byumva bayita breakfast icyongereza urabizi aha nkicara baraza bw'inzu hejuru akenshi nubwo nkunda kuba niyicariye arifata ndeba umujyi wose byagera nka 5:30 nkarya ugashyira mu buriri nkarya njya gutembera ubundi ngatansura mu buriri bityo icyumweru kigashira ngatangira ikindi ari uko bimeze pe mbese ubwo umwanya wo kwita ku rugo rwawe n'umugabo wawe akoze se bagakora iki ariko nawe uba ugomba gushyiraho akawe nk'umugore ga muri iki gihe utari wabona akazi ukamutekera ugakora amasuku mu cyumba cyanyu nyine ugakora n'amashuka muraramo wenda n'utundi turimo two mu rugo cyakoze reka nkubwira ubuturage bwanze kugushiramo pe ni ukuri niba gukomana njyewe gaga umugore wa turatsinze umva sho turatsinze ibyo arabizi neza ko ntajya gucupiza inzara zanjye ngo ndamufurira cyangwa ndamutekera ego baba rero aha uzi ko numva bitoroshye umva ibyo reka tubireke ahubwo we nyibwirira amakuru dore tumaze iminsi tutabonana kubera iby'ubukwe bwanjye urebye nta kintu kidasanzwe cyabaye uretse nyine ko abana benshi twiganye batunguwe n'iby'ubukwe bwawe niyo mpamvu nanze kubatumira rwose sino gukira shyushyushyushyu yabo najajwajasa nyine bemera kurakariye cyane nkuki ubundi se ari kunyishimira ati narasimbuye nyina mu gitanda uzi ko nanjye atakimvugisha nziza ko nakwambariye ibyo muri kagucira ishati mishu yego rwose bimitwara inshuti magara yewe niwe wagize uruhare mu guhura kwanjye na se kuko iriya munsi ataza kuntumira mu isabukuru ya nyina turatsinze ntaho twari kuzahurira ariko nanone ntabwo nigeze mfata se ku ngufu ngo ndongore ariko ni wowe wabaye imbarutso yo gutandukana kwa turatsinze na mama Mimi iregi y'amagara atari hejuru buri wese asamaye imishu nese n'umusaza yaranyikundemba izireshu ariko ujya wibuka ko tukiga muri segonderi twari twarahanye isezerano ry'ubudahemuka hagati yacu bwa umva sho ibyo ni ibya kera cyane mishu sibyo ko Mimi yarandakariye ntibimureba rwose ikizima ni uko ubundi umugore wa se cyakora ntabwo njya nkora ifoto ya gaga mu gitanda kimwe na papa Mimi si bisanzwe se sheri ubu singiye mu cyumba ntuhita wihisha nka kwa kundi iyo twumvaga imodoka yitwirukanyiraga mu cyumba cya Mimi we byari bya kera shu ese ko mbona udashaka kumaramo iryo cupa ngo baguhirinde ugiye gutaha naryanga se ibariza naryo gisome shirogara none yageze ugiye kunsiga mu kabari musanze umugore wawe nawe mwajya gunkora kera tugishakashaka umva zana iyindi turusha ese ko ari igihe tugatetewe ntabwo urugo rwanjye rukirushya ariko nta cyahindutse da ariko rero kuvuga ni no gutaruka usiga wasa neza turatse uriya mwana w'umukobwa rwose yatumiwe usubira bwana neza saba iryo cupa dutahe ndabizi ishyashyariza ryawe ni moda ku myaka do wakuyeho 10 yose icyakora kuko gati nanjye nsigaye nsohoka mu nzu nkabona ndasa na za soresore nirirwaga njora imyambarire yazo cyane rwose si byo navugaga se nakwemera ko rwose ugiriye inkumi nka Mimi ahubwo wakubonana nawe yagira ngo rwose uri musaza we da reka sinkubeshye hari ibikintura pe haramba nk'umunsi w'ubukwe gaga yansumiye mu ruhame numva ndasibye neza niko gushaka umugore muto bimera nyine yewe dukoze hasi unyibutse ibuye nikoye ko umukobwa we Mimi ntamubonye mu bukwe bwawe abana banjye bose barandakariye gate ariko noneho byagize kuri Mimi bakarusha reka da umva natandukana na nyina nta n'umunsi n'umwe twatwongera kuvugana da washimye nyina se wenda wamuretse nta bantu urabigenza utyo turatsinda
nakubeshye nanjye kiracyambereye hurizo pe. cyangwa ni nyina baba guteranijeho turatse. Mariya ko muzi ntabwo iryo kosa yarikora pe. Nanjye niko ntabwo yicyo ntekereza. Ntekereza ko abana banjye nabo batumva uburyo butandukanye na nyina nkarongora gaga urungano rwabo. Bikaba bikurushaho rero kuri ni mutumva ukuntu wari inshuti ye magara ubu yitwa Mukasi. Ariko nanjye nyine sinamugara turatse rwose mima afite ukuri. Imatekereza ko ari wowe wabaye imbarutso yo gutandukana kwanjye na nyina. Ariko reka mubwize ukuri nuko turi inshuti nyine ntakureka. Ariko ubundi turatse wakoze amahano wakoze biriya ntibibaho rwose. Icyo ni ibiki ishyano nakoze se niri Oki ariko urumva gutandukana n'umugore wawe mwarimu maranye imyaka irenga 30 mwarimu byiruye iryo ntabwo ari ishyano koko turatse. Njye wa mbere se byabayeho ngo buryo mugira ikiro ry'imigani. Yego rwose kuba atari wowe wa mbere rero tubishime wakoze igikorwa. Narakoze nyine noneho ugiye kubihugura ubushakanye n'umwana ubyaye. Wari wabuze urundi rukecuru rw'urwomanzi nkawe mugashaka. Manzi bakecuru iyo njya kwiteza iyo myaka niba rero nakunze se nawe kankunda ikibazo kiri maze dupfa ko wihagararaho mu mafuti. Nta mafuti se cyangwa umugabo ari kwa buryo bwete nakunze nyine. Rego urabivugisha amatama yombi nasono. Ariko ibyo nakoze ko nta n'umwe bireba muri mwe wa mugabo kure n'uwanjye kandi nta n'umwe ntunze muri mwe. Yego ngomba gukora ibyo nshaka n'igihe bishakiye. Jyana n'ubundi ngo ubona ko wasibye iyo usubiyemo. Reka twinywere inzoga ibyo bindi tubyihorera ariko urenge ko ibyo wakoze njye sindi kumwe nawe. Ariko urabizi gate reka nanitahire mureke ruba ntazi n'ibyo urimo uraho kandi agiye ngoki maze bakababwira ukuri uburakari bukamuburakara. kore kuri aho ngaho umusambuze nabihe uvuze si cyo ahubwo ko mwanze gusa ngaho genda nta soni ukagira ngo izawe sizo nari ngutumirijeho ndazimwe maze Mazigabamo ni inzira ngaye gutyo ubene mbwa muri baducucuye. Mimi Karame mama. Ego baba rero Mimi wabaye iki mwana wa Uzuko bwakeye se ahubwo ko tugeze ku gicamunsi. Niko Mimi warwaye mwana wa? Ntabwo ndwaye mama. Ukaba ugejeje isaha ukiryamye? Nawe nirambitse gatotsi kaba karanyibye. Basaza bahise bagiye ko badakoma. Bamaze kurya bajya kureba umupira aho hepfo ku kibuga. None se ubundi kutashye kare mama. Ewe numvaga naniwe nsaba uruhushya niko kuza. Mama ntabwo wakumva ukuntu nishimye. Ushimishijwe se nuko ngiye kwirirwa aha ngaha Mimi? Yego nabyo ntibyabura kunshimisha kwiriranwa n'umubyeyi wanjye ariko noneho ikinshimishije kurushaho nuko noneho wikunze ukumva ukwiye kuruhuka. Ni ukuri mama hari igihe ngira ubwoba kuzagwa mu kazi tugasigara turi imfubyi. Ntabwo Imana yabyemera Mimi. Mama ko nyitegereza utavuga. Mimi umeze neza mwana wa? Meze neza mama. Wewe ikisumbajeje utyo mama. Mimi Karame ndakuzi neza narakwibyariye. Kuva natandukana na so mbona warahindutse cyane. Ntukisanzuye nka mbere. Ubundi wikundiraga kuririmba aho waguri hose none ntukibikora. Yewe no kurya ntukirya kuko warahorose cyane. Mimi ngukorera iki mwana wa? Mama icyo kiganiro reka tukihorere. Niye mpamvu se udashaka ko tukivugaho? Niko mwana wa? Washakaga kugumana na papa wanjye ntabwo wanshakaga? Siyo mpamvu mama. Nise kutakishimye nka mbere byagenze bite? Mama ntabwo wandakariye. Kubera iki se? Kubera ko inshuti yanjye magara ari yasigaye yaragusimbuye mu gitanda. Nta kosa na rimwe ngushinja. Ibyabaye byose nta ruhare na ruto wabigizemo. Mama nakubeshye sinkisinzira. Buri gihe mfunze amaso umutima wanjye utangira kuncira urubanza ko ari njye watumye wowe na data mutandukana. Oya Mimi genda so kubana mu mahoro byaranze pe. Yego gutandukana kwacu byashenye ibyo twari twaragezeho ariko nibyo byari bikwiye. Mama sinzigera mbabarira data n'umunsi warimo. Oya Mimi turatsinze niso wabishaka utabishaka isana iri hagati yanyu izahoraho. Ikiza rero no kwiyunga nawe kandi ndabizi ko nawe byifuza cyane.
mwese mama hari amahirwe ko wazongera kwiyunga na papa tukongera tukaba umuryango umwe. ariko sheri nk'ubwo ko kuba uryamye gute? uragira ngo ndyame nesega nyine none se ubwo ko nk'iyo mugongo wawe ndi bwegame mu gituza cyawe gute? muri igituza cyawe ntawe kijya ariko ndabona nibereka nduhuke. ariko be ndakumva kuki usigaye umburira umwanya koko? we ntabwo ari ugukwima umwanya ga ahubwo ngomba gukora cyane nikoresheje kugira ngo mbashe kwishyura ideni nafashe muri banki njya kugura inzu dutuyemo ndetse n'iriya modoka ugendamo. none si ibyo nibyo bituma utakinsohokana ariko uzi ko duheruka gutembera mu kwezi kwa buki sheri. nanjye ndakumvirega ariko imyiteguro yo kuyanywa amafaranga menshi ngomba gukora cyane rero nk'iyo wakuye nkagaruza amafaranga yose natakaje mu minsi yashize. none si ubwo kunsohokana sheri? aya ibyo byo byibagiwe ga ariko sheri nuko umbwiye koko ubu ntangiye kurutwa n'amafaranga aka kanya. aho rwose ga uvuze iby'amafaranga ndibuka. wibuka iki se? amafaranga umaze iminsi ubikuza n'aya rubanza ki? ayahe se ubwo? kwa yahe ubushize wabikuje 500 bidateye kabiri urongera ubikuza ndi nkayo. none n'ejo nabonye kuri banki banyohereza message bambwira ngo kuha amafaranga 800. yuko ayo mafaranga yose ukomeza kubikuza uyashyirahe? nyine aya mbere nabikuje ngiye gusengera inshuti zanjye twari twasohokanye. sengera noneho ubwa kabiri bwo nabikuje nyine ngiye gukoresha umusatsi no gusiga inzara. ega ye naho nyine ayo najyanye mu igaraje gukoresha imodoka yanjye kandi nawe arabyumva mba ngomba gusiga agashimwa abakanishi kugira ngo bajye bayikora neza. akora neza ariko ubwo munyumvira bahu ubwo amafaranga yose wateye inyoni ni cyo kintu yamarira urugo koko niko ga ndera mbere nasengereye inshuti zanjye ubwo tinuko bivuga nta n'isoni ufite. ariko ngiri gusubira mu rurimi bene aka kajya ubu no gusangira n'inshuti zanjye nabyo bitangiye kuba ikibazo muri uru rugo. nshuti si nk'ujya gusangira n'izo nshuti zawe da nta macote nako raje njyewe icyo nazi ni ugukwaya amafaranga nka muri uru rugo dufite igiti tugenda tuyasarura. ega mba ngomba kwirarira ku bana twiganye sheri nkabereka ko ntakiri ku rwego rumwe nabo. ariwe hanyuma se wagize kuki gituma utanga ukangarika amafaranga kose ga? none se simfite umugabo ufite amafaranga nyine mba ngomba rero kubigaragariza n'abandi nkaguhesha ishema sheri mba nshaka ko aho nkandagisha ikirenge hose bagomba kumenya ko twihagazeho kandi dufite ifaranga ritubutse n'ipusi itasimbuka. ariko guha muzima ga? ndi muzima rwose sheri kuba ngufite binyemera ko ngomba kubaho nk'umwamikazi rwose pe njye gaga ubimenye ko ntazigera mbaho na rimwe nk'umucakara. ceceka aho ngaho ariko uranzibishije sheri. ndakuzi utazibase uravuga se cy'ubu ngubu ikimbazo no gutanga amafaranga mu bintu bidashinga nubwo ukaya abakozi watanze muri salo kamaze iki si ibyo bigwarara bimeze nk'ibikoba by'inkoko by'inzara mbese nk'amasuka nk'izi nkurakura. ariko sheri ubu koko ntabwo nsa neza. ntabyo mbonye aho ngaho ese ubundi iyo salo niyahe batanga ayo mafaranga angana gutyo umukobwa? Erega sheri nanjye ndabibona kuvunika cyane. Ntabimenya se. Ntabwo rero najya muri salo zihenze n'ukuntu nzuvunika. Ahubwo nyine amafaranga mba nagiye nyaha abakozi bo muri salo nk'ishimwe ry'uko bampaye serivisi nziza. Sibaho ngaho. Serivisi nziza. Ubwo uvuga ubwo ry'uburimo. Ko Maria se yajyaga ntakore nk'ibyo ukora sinabonaga asa neza kukurusha. Ariko mani ishobora byose. Sheri nuko mbwiye koko utangiye kungeranya n'uriya mutindi w'umukecuru. Mbabarira sheri. Byareka umuvuzi uko mbabarira sheri. Ukuntu nemeye gusiga byose ndarusa. None utangiye kungaraguza agati koko ariko abagabo oya sheri mbabarira rwose sinzongera n'icyitwe rwose. Sheri niba wumva wandambi ujye ubwira nisubirire iwawe. Oya sheri ndagukunda mukunzi sheri saro ryanjye. ndavuga ngo urihuta ubwo uri kujya gukora iki ko muri ruriya rugo nta mirimo igihari buriya? Yehoreresha wakubwira ko ahubwo akazi kahariya mwaba rwo kuva mabuja mukuru yigendera kikubye nk'inshuro nkenye
wapfa kubyemera. maze abakozi bo mu rugo dupfa ko muhora muri uko akazi kuko mu rugo rw'abasiribateri ni akahe? arewe hanyuma se kiriya kirori ca bosi ubona gacakora iki? ariko ni ikirori si ko ari nk'indorerwamo neza dore umukobwa mwiza we mva nkubwire Gaburiyeli nagende bosi wawe arya neza pe ni umuntu w'umugabo. kuri kuvuga guca umubonaga mu nzira yambaye yikwije nyine uzi wamukwereka mu gitondo yicaye kuri ya pisine yo mu rugo reka yambaye akantu kabengeramo ukuntu nyine bitikwije. aho rero nanje ndageragezaga nkaje ndamukata imana imana avuga ndibuze ngerageze ndebe ko aho no ndebaga nkamwitegereza akavuga ni imana ikundaga abagabo koko pe dore umuntu ngo arabafinyoretse nawe ndakuzi murabyina wowe ibyo byihorere uzi nawe tubwizanye ukuri tudaje mu bintu byo kubeshanya ugasanga umwe avuze ibitari byo n'undi akavuga ibitari byo wewe urikumva wahava aho hantu njyewe mbaga ndi gukomeza nkamwinyuzanyuzaho wenda byibuze aho numva ko warazamura ijambo rimwe akavuga ati basi ngo tumye akangaka aje kukanyendera bagira ngo wihiringa mu bakozi bo mu rugo bagenzi bacu wumva urarekera na nyokobura uransetsa ariko zereka ngo baze mwana numvise ngo kiriya kizungereza cyane inshuti magara ya Mimi yaba ariyo byiza ati wabimenye reka koko wa mukobwa we cyangwa uri kugira ngo abasaza b'iki gihe baracashaka gusaza mwa ariko byo rero kuri ubu nsigaye mbona nta muto nta mukuru umusaza nk'uriya ugaragara nk'inyangamugayo kuko utatinyuka kujya mu twana byayo ariko ntakubeshe bose wanje ntaho namurenganya pe kiriya cana ni umuneke ariko wamugani nawe nkana Miheri rwose umugeranyije na Mariya ni nkani kana arange pe cyumviye umugore ni mwiza gusa utaha brana we ikibice ni kimwe ikiza tutagiraga umwanda mwa reka genda tutagiraga umwanda ese hagira umwana n'iranzobe tubona yaka mu muhanda nkumubona ari kugenda ari kurata ibibuno kuragusa nta kintu kibereye ariko n'umunebwe mubi wanyuma n'umunebwe babanywaga niwe wanyu habagaye nuko babona bagenda buryo nawe si ubundi mama nyuma kiri muri ruriya rugo niwe wakoraga amasuku ngo mu cyumba cabo nyine ariko aho amariye kugenda ubu ni njyewe uriya mugore ahamagara akambwaye ngo ninze amasukure wowe njyewe Gaburiyeli ese muzehe yaba abizi mwana abujijwe n'ikizi ko nawe ubonaga yarumiwe yewe buriya abatinya gukoma rutendererero hari ikindi rero ikihe buriya bosi kagiraga ahantu amanika gutwenda tw'imbere twe tudafuze mbere rero mama Mimi yabaga azi ko ari uradufata akadufura iyo gahunda rero witunganyaga ariko nyiramama wacu ni mu gicuku ni mu mwijima gukomeye cyane ni mu muyobe baba we ubwo se bivuze ko muzehe hari usigaye yirwanaho nawe ra kandi magorwa mari inka yanjye ubu ni wowe usigaye ufurira sobuje utwenda tw'imbere utari kongeraho zino twamabuje urabeshya ubwo se yabitinyuka kamwihorere n'akarinda sindi kukubesha kugira ngo bimarire iki agatinyuka akaguha imyenda y'imbere ngo umufurire nta soni afite ariko uri guseka uri kwigiza nkana ruriya rwaragwe rungana nk'ungwa agaca uri kubona rwakora iki uri kubona yagwinika mu mazi koko pete ibyo bintu bigashoboka mbwiza ukuri baba we
ubwo se kuko amaherezo y'urwo rugo azaba yahegaburiye maze nkubaze uzi ko umaze gutera imbere we gute siga mperuka hano imitako ucuruza mbona ari duke ndabona utakibona naho ukandagira gake gake udacitse intege ibintu biraza da hanyuma se wowe bite kubona nta kuntu shava nkubwire ubwo se ndamenya imbaje ukina mu mishuri ndavuga nk'ibintu by'agaseseme nyine ariko naho bibaye byo gutwita byo nta n'agashweshwe pe ni kowe na muzehe se mwabipanze akarakawe nta n'ibyazi iki sha nta gahunda namba mfite yo gusama mishuri nzaba nsama ikindi gihe nizera ko ariko ibyo uri kuvuga ari amashyengo umva nta mashyengo mfite mishuri ariko urabona biriya bintu byo kwirirwa nciragura ng'iby'ibitotsi ngo w'umugongo isereri sinakubwira uragira ngo ibyo bintu nibyo gupfa kwisukira amaherezo si ubwo ibyo si uruca abana sheri nzabanza n'igisi ubundi byo kubyara bizaba biza nyuma aha hanyuma sega ubwo turatsinze arabizi byabibwiye nande se sheri buriya rero nicyo cyiza cyo kubana n'umusaza rwose uzi ko imiti yo kuboneza urubyaro nyimunywera imbere ubwo kandi azi ngo ni iy'igifuwe ako si ubwo koko uraseka wumva ibyo uvuga bisekeje kuko bwa bibabaje hese ahubwo we hari ibintu biri kumbaho nkeneye kunangira inama byagenze bite se kandi noneho shamisho ubu ndeba mfite ikibatsi cy'urukundo kiri kugurumanira muri njye pe kandi no kubeshya singifite n'uburyo bwo kurwigobotora ariko koko noneho ndabyabeye iminsi ko nibwe gagare warigize ntibinde ngo ntiyakunda turatsinze niba ndi kubona imbere yanjye ameze nk'inyabutogo zakubiswe n'umwuka w'inkono kandi reka mbwira nangwa ko ntangira kukubwira inkuru ntutume nsoza ngaho ndakomeza nese kubisa unsamira hejuru uzuba ntwaruhu n'uruhande arinde turatsinze yawe ndetse nayasaze ku buryo nkunda umusaza ndeba umusore ariko ko kakumiro ni amavunja ubu se noneho wakunze ndera sha misho gaburiye riri hariya agiye kunsaza neza pe kuki sha wiseka se ubwo uraseka uretse gato gaburiyeri nzise cyangwa nudi ubu rwose ntushidikanye nyine kuko barigira neza noneho shawe gifite amatoza yanjye uzi ko mbivuze ngahita nsesura umeza hakoze we uri kumbwira ni gaburiyeri wa mukozi wo mu rugo iwawe cyangwa ushaka kuvuga ni uwo nguwo gusa urajya mubwire nde wundi wakomeje nk'ubwo ubuseka iki koko seka sha warogeje kuko ngakari gaseko gakiza ndabyemeye wowe gaga nzi ugiye kubisahana ihuriraho umukozi na sebuja yewe apo sebuja rwose we n'ubundi ntuwumbwiza murongo ubwo nk'ubu cyumweru kiba kiritse ntazi uburyohe bw'urugo sha koko mana rero ariko uzi ko hari igihe umbwiye ibintu nkibaza niba uri muzima bikanyoberaga misho ndi mutaraga rwose ntabwo uri mutaraga reka nanjye ndi umuntu we ubu se reka nkubaze ninjye udakeneye umusore uzajya umara irungu kandi ndakuzi ubwo ari wowe ugiye gutangira kumwibambazaho kanyumvira ariko se niko turatsinda ko nta rujya n'uruza rw'abakozi mbona wabashyize he bamwe narabirukanye abandi barijyana cyangwa amakuru numvise hambere aha yuko ngo usigaye wambura abakozi byari byo ariko rubanda rurahindaye ndabangira inkuru se ubundi n'igihe wishimiye guhomba ariko se wa mugani ndabona nta kikigenda rwose cyakimvira mwana wa mama iby'uruganda byo ntacyo bikimbwiye narashaka roho kigiye kusaza n'ideni rya banki nafashe umwaka ukaba wihiritse nta n'umwe ndishyura kuki simbikangwame ubwo se urazibandwa uzerekezaho ukanyagwaho nanjye byanyobeye wamenye se shagate ndetse kandi batetinda kondoreye nirahuriyeho amakara none ngiye kwiruka ku musozi neza neza ariko zo kudatobora ngo uvuge ubwo ndamenya ngufasha mpereye he koko turatsinda
Mbagate ntacyo kumfasha n'ubundi amazi yarenze inkombe. Reka da. Ariko nareba nawe ndamuta mu nzu nshake njya gukodesha maze bya amafaranga yirirwa asaba buri munsi uko bwakiye bwije uwazajya ya wenda yashira akamenya agaciro kanjye. Ariko kaba niko turatse. Iyo kinamico urimo gukina ni bwoko ki? Umva Gatete mfite umugore hariya ariko niba namwita ikiryi niba ari isi harusabuzi dore ko ngari ikunda n'amafaranga cyaranyubeye rwose ntumbaze wagira ngo ufite magatumwe cya kizungereza cyawe se. Akizungereza ni Mariya wambyariye Minaganza sha naho uriyawe nicyo ntazi. None urashize urabyemeye se? Reka shaka Tete we burya kuko nta musaza usaza atisenyeye ariko ngiye ubanza ari ngira akazikoraho. Iki ariko se ikunze ko urukundo rwari mawe muri iyi minsi uyu mwanya bizambye bitera. Umva Gati umugore uri hariya nta karimo namba. Reka da. No kwirirwa sesagura amafaranga mu bintu bidashinga gusa ngo yagiye guhawe twenda tutamukwiriye itugamo tundi twoshwa leta ngo yishyuye za miliyoni urumva. Arewe uriya se ngo yagiye muri sara hasize 500. Ariko ye ngaho ngo yasohokanye n'inshuti ze bamwereye 800. Ngaho ngo yagiye ahantu abantu baramwishimira abaha 200 ngo bahungu umwe umva ibyo uriya mugore byaranyobeye. Ariko se bavuga nibyo koko cyangwa n'amashingo uragira ngo wumva kamvamo. Ndakubegera igize Gati kandi ibyo arabikora singize ngo ndavuze indura kayirusha isante. Ariko narabikubwiye ibyo bintu turatsinze nkabyumva se ntago byibuka nkubwirana umugore wawe mushakira icyo akora niyo cyaba gitave mu rugo yumva uko amafaranga avuna. Icyo gihe niba wari unyirengeje ngo ntushaka ko abagabo bazajya baguteretera umugore. Reka wumve rero umva ikibabaje rero nuko numuhaye amafaranga yifuza ubwo simbona amahoro mu rugo ararasakuza ubunyoni bukarinda buvuga ejo bikabuko ejo bundi bikaba bityo nawe uruko mbigenza nkayamuha. Ariko muragenze ndabona koko ubwo se amaherezo azaba yahe kuko tunatsinze. Mbaze nkubaze Gabi ninja mu rugo hamagara mabuja matari wese uhetse ndawundi vayo hano enda hano abitabye mabuja niko Gabriel karame mabuja nakubwiye ngo ntuzongere kunyita mabuja sibyo niko ubwiyo ndamuka mvuza induru nguhamagara hejuru yawe unyumva ukanyihorera urumva nta soni ufite. Ndakanje nari kugira ngo mu rugo hamagara Gabi kandi nje bayita Gabriel nicyo sinajyanje ngo rero nje nari kugira ngo nahari nje mu rugo hamagara ko mumbabare nawe bizongera bose mabuja. Ariko se mana ntabwo nakubujije kuzongera kunyita icyo kizina Gabi. Ubwo mumbabarire mabuja nako gaga ako se kumba mbona ubundi wanyitaje Gabi. Njyewe si ubwo ndakwitaza koko tango kiragira isoni mbese. Njyewe ariko ntangiraga isoni nazo ningiraga. Ngaho niba nta soni ufite ngwino wicare ha ku gitanda. Ibyo sinjiye byananiye. Reba erega humura ntabwo njyana Gabi. Ujyanaga ariko njyewe buriya aho mabuja wowe unanyiririye ntacyo byaba bitwaye rwose. Be washaka ukabona gusa bunyabutongo. Ugeze koko Gabi? Nabyemera rwose. Ako se ko nkwegera ukanyitaza Gabi? Erega mabuja ndi kwanga ko shitani yancuka bigatuma nkubahuka. Erega yewe ubwo se unyubahuka gute? Ahubwo nyine Gabi nigera ariko wakusigo wanyigiye kutasuko ko mabuja. Ako Gabi sinakuje ko nyita gutyo nge ndabacyanze none. Mabuja nakugaga rwose mbabarira pe. Ubwo se ubwo niwumva ko nyine wongeye. Gaga rwose ndi kwemera amande gusa uranje. Ariko cemo nizamba pe. None kugira ngo sibyo
ukuramo iyo myenda izi zanje ibyo wambaye ubundi ukaza hakwega mu gituza sibyo shise ko numva ugize ubwoba none se gahaga ubwo nk'ubu ngubu bose nsanze mu buriri bwe namusobanurira kandi icyo nanga uri kumva atankuramo iyo kotsa humura yewe bose se n'Imana ku buryo abera hose icyarimwe guhamagana ubu ngubu akazi ntikamumereye none se reka nk'umurimo rwose gukurikira gisaza akushaga uzi ko ufite ibituza binepa nka matora we nicyo sigahaga mpamuda akundi gabi waretse kijya ndeka iki naretse iki nyine ubwo se koko ndamenya none nsabye iki koko ubu nicyo ushaka nyine icakugwa neza icaruhura umutima wawe kumva ubaye mushasha ikintu nyine nifuza icaba nk'akariba gafukuye mu butayu by'insabe pe nyine waretse tukagurutsa ibinyoma Ego baba rero Mimi kwita inzugi habaye iki ubu mwana wayikira Mimi ubaye iki kuje wicurira mu buriri mama ndeka mbanze ndere wenda umutima wanjye waruhuka ngaho da niki se gitumye umutima wawe uremererwa Mimi niko Mimi kuva yawe wishimye uhuye nande mu nzira utumye ugaruka wawe bene akakageni mama imvune zose wagize wowe na data ubugaga zihinduye umuyonga atese Mimi sobanurira mwana wa mama uzi ko rwa ruganda rwacu baruteje cyamunara Mimi yego birababaje ariko nyine nta kundi twabigenza mama yego data yaraduhemukiye ariko ateye agahinda pe ndabyumva cyane Mimi erega Mimi buriya nubwo nikomeje ariko buriya nanjye umutima wanjye warashengutse isa naramukundaga Mimi mama ndabizi buriya satararurwa n'iyanshinzi y'umukobwa yari umugabo mwiza wita ku rugo rwe ariko hiriya ndaye umukobwa itangiye kubureshya byose byarahindutse ahinduka nk'inyamaswa mama yahangana mwana wa sinzi ko turatsinze narinzi yabangura urushya karumubita ese naho byari bigeze mama ni byinshi so yankoreraga ariko nkamuyicira ngo hato mutazabikomerekeramo cyangwa umuryango ugasenyuka ariko byarangiye nsinzwe mwana wa ubu rero kwereka mama ntiwamenya niba ari data turatsinze wari uzi imbere mama Minyoni yarabimbwiye ubushize duhuriye mu mujyi mama urabizi ko data namurakariye ntagishaka no kumubona ariko mukubise amaso aho yari ahagaze yumiwe areba uko bamutereza cyamunara numva agahinda karanyishe pe mama data yarahorose ubyumve ngo yarahorose erega so ntabwo ari umuntu mubi Mimi ahubwo yahinduwe n'uriya mukobwa none se ubu dukora iki mama ubu twemere tumureka se ko n'umuhisi n'umugenzi koko umva umwanya umwe ndumva so namureka nawe akabonabona undi mwanya nkibuka ko igisebo cye natwe kitujyaho mbese namuzayo nshira nayo mira mama nanjye nukomerewe ariko nanone uri kubonabona ni data none se uragira ngo dukore iki koko Mimi Ga ako niki ko numva aramutse uncoza turatsi cyo kajya kugira imana ngo ntigure imyenda yo kwambara wowe se ahiba ntahuzi ariko ubwo ibyo ni ibiki ko ariko undi amasogisi yanjye mwayashyizeyo ko ntayo mbona hano umva baza Gabriel cyangwa uzambarira aho ngaho ariko ibyago bigwira abagabo ko niko ye
umbaza umukozi amasogisi yanjye ahari kandi urahugaramye mu buryo ntagarama ariko inshingano zawe hano zibizihiga umva nkubwire turatsi ntubyuke untera umwaka rwose nabanje imana yewe humura ndagiye reka ze nigendere tujye amahoro mu rugo da ubwo se ugiye umbwiye iki urashaka se nk'umubwira iki mugore mwiza none se ubwo tuvuga ko wibagiwe ko nagusabye amafaranga sheri amafaranga ariko ndagukunda iyo usaba amafaranga rwose ntabwo n'ubundi ndagukunda sheri ewe hajya ubona ngo amafaranga ngaho ushakara nyine ni 700 gusa 700 ubwo se yose nta yiki kukuga nyine hari groupe y'abana twiganye buri gihe rero duteranya amafaranga hanyuma amara kubwira tukareba umuntu utishoboye tukayamuha cyangwa tukareba ikintu nyine akeneye tukakimugurira ubwo rero njyewe nk'umuntu wishoboye kandi ufite umugabo ukize nari nitanze 700 ariko sobokire yewe ndumva burutu bwa mirenge ku ntenyo niko niba mwari hari inshingano za leta neza ariko n'ubundi leta se si twebwe sheri ariko gaga ibyo gihe uvuga n'ibiki shaka ikindi ubeshya icyo kiranyagisha njyewe se nkubeshya kandi ubeshya nyine none se sheri uvugisha naba nkubeshya iki reka umva ngo aradagagwa gaga ndabizi hari ikintu ushakira mu mafaranga gihabanye n'izo gurupe uvuga z'abaringa ko murafasha akira aho ngaho wimbeshya nyine reka nkubwize ukuri sheri wenda nako rwose icyaha ndacyemeye nari nkubeshye pe ariko nyine nkeneye amafaranga cyane pe ni ukuri ayo mafaranga ndayakeneye ndabibona kuba yakeneye byose ndabibona no mu maso yawe n'umuntu rwose ufite n'inzara yayo yego sheri rwose uyansigiye waba unkuyeho umuhinzi yakuye inyoni yego nyane gaga nagira nkumenyeshe ko ayo mafaranga ntayo mfite ngo iki turatsi we nsubirishamo ko ibyo navuze wabyumvise ngo ntayo ufite ubujijwe n'iki se igicuku ugenda ubu ukagaruka ikindi uba wiriwe uhamba imbwa ese buryo ntashye ubunyumva eko yewe ni igitangaza koko maze ukigwandika neza umeze nk'uwapfuye utajya no nk'uko udasohoka ntakubeshye birantunguye nabaga ngira ngo ubusinziriye rwose nyiramwiye maze bakazana ibigori uti ibigori ubwo si ibyo gusinzira uzanye n'ibi cyakora nabonye ikintu ukora neza ga waze gusinzira pe onyibutse ngo twari dutunze mu rugo nkiri umwana iyo yararaga mu igori maze ubundi bwajya gucya umunsi wose ikirirwa ihunikira yubitse umutwe ariko umugoroba ntukubye ntiyamenyaga aho bya bitutsi yirirwanye bigiye unshinyikira se umenye wagira ngo ni imivundi itininye neza nicyo tututse nk'iyo senga cyangwa cyanzarura nk'umwana rero ukabivuga banditse iyo mijindiri yawe reka nigendere ngo uhunge udakomeza kuntuka utyo ujya hehe se ujya ntaho ujya turatsimpa ko umpaye amafaranga nakwatse ibyo nabyo reka nicara aha ngaha maze ndebe kuri buyambagemo ariko nako ndabihinduye ndaje nshaka igikoresho kimwe hano mu nzu ngurisha kandi ndabizi neza sinyaburamo wabashye kugurisha ibikoresho bya banki maze urebe akakubaho uvuze ngo iki turatsi icyo utumva ni iki iyi nzu dutuyemo n'ibikoresho birimo byose ni ingwate y'abandi urumva kandi urabizi ko twananiwe kwishyura ideni ahubwo njye ndiwe mu mwanya wo gusara ngo nkeneye amafaranga naba nshakisha muzakinga agasayo umunsi banki izaba yadutaye hanze yadutejeje cyamunara kuko iki ariko se sha ubwo kuramukiye ahangahe imyenda ya sobuja n'umureti wa nyokobuja biratekwa nandi gaburiye iri rireshanu urubyaro rwawe njundeke reka koye ubu se nawe aka kanya urarembera bo ndikumva utangiye kuganira nabi ubwo reka nigendere ugiye se mwana nicyo caba ciza ese ugiye ntabura ndaje hehise abapaturo nkatwe tuburaga ingendo za hato na hatora n'utugahunda dutunguranye two kuri telefone za hato na hato nanone cyangwa uzi ko njyewe ndikajya rugo nkawe sha yewe mbese nikubiriye isafuriya numva we kuba sha mumaze kurengwa ye kandi ugerageze ukube cyane zike kugira ngo nyokobuja azanaguhemba guhembere kujye yishimye cyane urakabiryo buye ariko jawe umva ukuntu wari utangiye kukumenyera sha nanje buriya rero sinkubeshe nuko najaga ndabigenza muri izo minsi nkiri nkawe
none ubu ngubu nyagasani yavuze ati ngaho dore mwana wanje ngukubise inkoni umujamu wanje dore ndakubaturuye akiri kuzo nawe kuzwa zamuka gira ubutunzi tunga itamirire sha umujase wagikanye tasiyo ko bari umukobwa umuhungu bari umugaragu Imana yavuze ngo ngaho wa mugaragu wanje ngo kubise ngo nitungire sha nawe ubone kwifaranga azo ubundi wasaze gaburi ubundi reka nze tunabivuga nini niko no kwihanagura ni ukwikubakuba kwipa witinyuka ko mu mukono have wimpa umukono nta mukono wawe nyeneye wari ukoze gumana gahunda zawe tangiye kwiyemera ihanagura urwo rufu rusindika ubundi ubwo ntiwasaze mwana umuntu muzima mara umwanya ungana utyo avuga ibigambo bingana gutya yahurutiye ibigambo ko niko yuzamo akanaseka nta kimusekeje abo ubu koko uri umuntu w'umugabo cyangwa nawe uri umuntu w'umugabo icyo kibazo nkikubaza ubwo utangiye gutukana oya niba ushaka kwigira injiji ubu tuzabigisha tugeze ryari koko utangiye kuntukira hano ubwo ntawe uzi ko iyo mvugo ukoresheje itagikoreshwa habe na gato bavugaga uburwayi bwo mu mutwe wa gicucu kuko rwose wakomeje kuntuka ngo weko uti ngo weko uti ngo weko uti ngo weko uti ndarindara tindara cyo ngaho ibyo kubijya byo bijemo bite mama wasinze shaka muri ubu wasanga watangiye kwinjira muri bya bigari by'abasore byo baramushyira mu bigari bavuge bafite igihe ibyo baza vuga n'ubyumvuza ceceke nugiruka bagahuriye ubu nutangiye kwinjira aba basore bazindukira mu bigari bagenda banywa ibigage ubu ntiwasinze njyewe Gaburiyeli mwenye mari cuma gikoze mwiwe ry'agaciro ry'izahabu rikomeye cyane nzindukire mu bigage mfite amafaranga cyangwa ukundira rwose ubu 20 baguhembye nibwo butumye umera amaboko njye sindi wewe aha yawe wabonye baragutumye ngo yajyane kuri banki se amafaranga ko ari menshi mwana yamaye mwana ayo mafaranga yose wakwiga buriye njye ngirega amafaranga shapete n'ukundi munsi ntuzanyitiranye pe ubu ngubu Gaburiyeli kuzongera kumubarira mu mubare w'abakene mugende izo mpapuro zose mwanditse muzisibe muhanagure mukureho nta mukozi n'umwe wo mu rugo nkiri ku rwego ngaho kandi ikindi njye nakubwire weho Petero weho ngiye no kuguhemba nshaka naguhemba meza go 10 rwose wicaye nkugaburira ngo utunze nkumenyera icyo kurya n'icyo kunywa ibyo ngibyo byose ntihagire icyo bihungabanya ku mutungo wanjye ayo mafaranga yose wakuye mwagaburiye ubwo niwe bye soboje nje niba aha mwana wakwitonze ko imusanze ari kure umva rero Gaburiyeli nkubwire yego turi inshuti pe ariko niba waruje kumbitsa ayo mafaranga mbaye ngo hakaniye pe shwi Petero nzarya akagabuye amafaranga nayo ngo Bagaburiye amafaranga batindi muratinyuka gakoko niko nkubaze njurerebye usanga Gaburiyeli umukire wihaye nakwiba koko tubwizanye ukuri amafaranga baguhemba ahuriye twe turakora gashara agakira ngo uteme 10 nawe wibereho n'ubundi ntasikera ntamwera igikoma nako nta birabyimwa ngo no gusesikera igikoma icucumve ibihumbi 10 reka shahu
ubwire sibyo pete nakubeshe mbona ibintu binagaragarira amaso bwa buri wese biragaragaza twarabanye turaziranye cyane wowe muntu wenyine tubwira kandi uri umukire none wiga kuja uraganira nanjye ushaka kugira icyo mvugisha wirinde unitwararike uje uravugira hasi nushaka wiyenze nge nza ndarwana njye wiyenza njyewe nze ndwana nabyo tuzabijijaho mu minsi ziri imbere turebe niba ari igikorwa twashiramo tugashoramo rero icyo nandi kukubwira uretse gusakuza cyane icyo nandi kukubwira kuva nje kafashwe ntabwo wari bivuze ngo nakwirengagiza ngo nkujugunye mu bishanga kandi uri Petero reka Gaburiyeri wowe uri umuntu wanjye sibyo niyo ntabo wawe ariko njungiraga amafaranga ariko se niba atari ibanga kabisa akakangari k'ibifaranga kose wagakuye mwana Gaburiyeri iryo ni ibanga rya muvara sha Petero marushatse wabwira data we nkubwira umva ni ibanga ariko ntuzagira umuntu bibwira sibyo arese uko bizi ingengera menshi naho ugiraga menshi nanjye ndakwizeraga ni mabuja wagampaye kuki aya mafaranga yose se mwana yakubuje kutangira gucika ururondogoro z'ubonyaga ngaga gusa none se ko nzi ko baguhemba buri kwezi aya mafaranga yaguhaye guca iki mwana ntiyagamaye ari kunca kumuhico databuja atamuhaga ngo icyo sobo uriya musaza yamwimye rwose icyo uriya musaza atamuha ubwo se ni igiki umva sha ubu nje nawe ngira umukozi wo mu rugo Pete uramenye pe ubu nanjye ndi umutware mu batware ngo iki ndicatwa mu bindi byatwa byose n'imikivu ikindi kandi hari n'ibyo nabamagarariye mu bundi buryo ubwawe unanze ngo ni ibiki hari ibintu ntari kumva neza ubu icyo nakumenyesha nje na mabuja ni guca raserire n'urugi raserire eraporte aho ngaho vata na rugi urukundo ni urukundo biri kugurumana hari ikintu ngewe narinze utazajya wumva nagamo n'akantu ko mu gifaransa wamubwira ngo sinagarukiye mu gatanu ariko nta mafaranga ugiraga ntabwo da ndimi zivuze iki ibyo bintu byo gukoranya ku buja ntumbeshye ntuheshere ikizi kandi ubu ngubu turatsinze ntakiri umugabo mu rugo reka da ubu kiriya kizungerezi ninjye usigaye ndakisasira ariko rubana namwe mushyira ubwoba koko uratinya ugasambana n'umugore wasohoje mwana umva ariko bana yanjye mwene niwe kuzuza inshingano ze nk'umugabo umugore akanyambaza nkamumara irungu bo ikibazo kiri heheze ubu uratinyuka ukaryama ariko uraryama ukiyorosa mu buriri bwa sohoja n'umugore we ntajyama ariko njye ntajyamaga rwose nkanagona nkanafurura no gufurura nkahinda mu mashini pe ngasinzira nk'agahinja none se mwana Gaburiye umaze igihe kingana iki mukora ayo mabi bimaze igihe kinini cyane gusa nuko nyine mabuja yajaga arasa nk'uri kubihishira ariko ngubu yareruye yakuyeho agahu habe namba pe unaco guhisha gize yari ipfunduye yewe neza cyane pe cyahora beshye mbeshe siki ndi kubesha iki ubu mabuja ageze ku rwego rw'uko nta muntu n'umwe agitinya reka kandi aranatinyukaga akabyuka iruhande rw'umugabo we akaza mu cyumba cyanje nijoro nyine nanjye nkamugirira intuza igize mu biro by'intuza ku buryo nta n'intuza umuntu yavuga ngo iragize mu by'intuza abaga serivisi z'imibereho myiza yari intuza ni kugira ngo nikoranyire niba agenda kuramukije sha ibintu ntahari byo uri muto ndi mukuru nta mafaranga ufite nje ndagagiraga
cyane pe. ngaho nyingire se n'ibindi bihumbi 10 niba ngo ufite amafaranga. Yego wakunze yongezwa n'iryo gungurira gasiki ku kwezi. Ariko murasetsa cyane bana. Ubwo nukomeza ibyo bintu mwana sobuja ntazagufungisha. Ngwiki ariko ubonaga nje ndi umwana. Ibyo bintu biri kuntera ubwoba. Uriya mugore ndaje mushimashime mufukashuke mushimishe gake none nanje ngene ifaranga rye ryose ndimuhanagureho bizaje guturagurika ibyo biraturagurika. Gaburiyeli namaze kugwiza ubundi mpafate. Gati uraho neza? Uraho neza Mari? Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Usigaye ufite business muri ibi bice? Ashwe da. Kuhagaze hasi ku muhanda hari utegereje? Oya nta wundi niwe nari ntegereje. Ubwo ntumbeshya koko Gati? Ni inkomoda. Ahubwo ni Nyagasani ubikoze rwose. Iyo ntindaho gatoya mba nsanze uncitse kandi nagushakaga cyane. Ari amahoro se? Ewe nta mahoro abirimo rwose. Ngwino tujye mu rugo ntekerereze. Nawe ubundi se wa muntu we. Yewe. Tugeraho naharebe rwose dore kuva watandukana na turatsinze sinari nakagusuye. Sinkurenganya nanjye imirimo yambanye myinshi sinkicara. Ese yewe nta n'amayobera ahari. Urya nawe ntanahageze ntahazi. Narinze agace gusa da. Nanze gutura kuri uyu muhanda kubera ko kenshi ntahabishwa. Birumvikana. Ni karibu rero. Yego. Stare. Kampuna kagongo. Nikose. Mimi n'abasaza be bariye ko badakoma. Yewe bose ntawe dusigaye duhurira mu mugoroba wa joro. Wabiriwe heza. Nyine mama afite akarakari gukora. Naho basaza be nabashakiye umwarimu wo kujya abafasha nyine nyuma y'amasomo. Wabagiye kwiga. Ariko uri intwari wa mugore we. Rwose nubwo umugabo yagutaye ariko warwanye ku bana bawe. Ni ukugerageza nubwo biba bitoroshye. Kugerageza pe. Nise n'iki wanshakiraga Gati? Mariya rero ubu ndahanje gutabariza umugabo wawe. Cyamugendekeye gute se? Wahora n'iki wa muntu? Umugore uri hariya araye ari bumumize umwuka neza. Nudatabara mwe kahoda hamuzize ikizi. Cyamugendekeye gute se? Turatsinze rero. Inshuro nyinshi arara inyuma y'urugi. Umugore yanze kumukingurira ngo yatinze gutaha. Naho mukinguriye umusaza ntaguheke kubera ngo induru ya nyira mama wacu ngo amuhe amafaranga yo kwinezeza. Turatsinze ntakirya. Umugore yabwiye umukozi ngo ajye ateka ibyaha babiri bonyine ubwo nibyo umugore n'umukozi gusa. Turatsinze nyine ngo amwihorera abwirirwa burare. Ubu mubonye turatsinze wawe ukuntu ameze ukuntu asa agahinda kakwica pe. Yewe hambere aha naramubonye mbona yaranamutse cyane. Ahubwo naho nuko turatsinze akomeza umutsi kuko urebye ibyo umugore amukorera. Abaye aronde rwose yakabaye yarirutse ku musozi nabwo yambaye ubusa. Sinkubeshya pe. None se Gati uragira ngo mbikoyeho iki? Nyine ndashaka gusubirana n'umugabo wawe Mari. Gaga we. Ariko ubwo igihe nawe nguhamagara tuvuge gutanyumvaga.
ubundi tutanyariza nta mahoro wagira turatse ariko ntuzagire nteko kuba wowe dawe kuki uri kungaraguza agati bene aka kagi ni koko arewe ubwo rero wagira ngo nkugirire impuhwe umva mu gihe uzaba utampaye amafaranga unezerwe nk'abandi bagore mu maso yanjye urutwa n'uriya mukubuzo utaretse hariya mu nguni wabonye hariya uri kureba nawe ubonye nyiramwiyo reka rero ngende ugire umunsi mwiza ibyawe wowe reka niryamire ndagiye mana ndagiye genda rwose genda nzaba mbarirwa da uranga gusa nta kintu kizima nta wajya uri umugabo aho ngaho soni nko kumubona agenda bunze ubu rudahariya wagira ngo ninjye washatse koko aha ese kudatumuka ubundi utegereje icyo aho ngaho ese niwe wishiri ntibivuze ngo ni cya gicucu cy'umusaza kigarika gikase korose guca muri koridoro nanjye ndi gusohoka mu cyumba cyahamo imbere ikaninya bya bupusi ncohoye ukuntu kibaga cyambangamiye cyane kibaga gusa abana we ariko nawe rero uzi ko utakihangana uri kubivuga urabizi yewe data we ahubwo mbabarira ihangane dore sabunyegera umara ibicuro humura ndabaye rudasunga wanjye rwose se utarimo nta busobanuro ifite kuri njyewe pe bivuga neza uturugo ntarimo ni nk'itongo shaho uko niko kuri Gabi nuko nibyo pe byemeye nuko wabivuga kabisa utari muri uru rugo ubagenda kaba kagiye kuzanyica Gabi wanje we baba we nanje rero nico niyemeje ngomba kukumara agahinda uterwaga n'uriya mutende w'umusaza pe kandi umwanya gwanje nkaguhagararamo neza niba ari mwizamu ntagire ushiramo igitego na kimwe umukino gukarangira ari twe dutsinze cyari njo natsinze muri rusange urakoze cyane Gabi kandi sikundi kubona uzinze umunyara buri iki gitego canje sha ikintu kimbabaje ni ukuntu urukundo rwacu ruri ku iherezo oya we kaga ndakwingenze ibyo reka kubinganiza pe reka kunganiza ibyo bintu kuko nshaka kugira ngo nkubure no kuyabura nakwimanika nakwishira mu kagozi pe niko bimeze oya shaka ibintu nganiriza atari ibyo kuki ubu mu minsi mike turaba dutangiye kubungana akarago nk'abandi bose kuki umunsi kutari kunsobanurira sheri nyamara wabona ngo waha igitekerezo cy'uko twabigenza ushaka wambwira nta kundi byagenda Gabi tugomba gusohoka muri iyi nzu banki ikayiteza cyane kuko iriya mbwa y'umusaza yananiwe kwishyura inguzanyo yatse nguki tata we none se ubu nta kundi kuntu byagenda kugira ngo icyo cyamunara tukiburizemo ga nta bundi buryo buhari Gabriel yewe ndi kumva bitoroshe ariko ga ngize igitekerezo ngaho se shaka bimwe kabisa wareka tugatangira kugurisha ibikoresho byo mu nzu ko twavanamo agatubutse ikibazo se twabinyuza hehe na kiriya gicucu cy'umusaza cyane koko mana yesu nakubise ariko neza abaye nka za mboga mbi zanze kuva mu nkono kuva pe ariko ibyo uvuze nibyo turatsinze ameze nk'imbwa y'umusega niyo bakubitaga ariko ntuve mu rugo neza ntubeshye ameze nk'imbwa y'umusega pe nkamubabaza ngira ngo arabyuka azingutwe ngo yoho ariko nkabona nta gahunda pe imboga mbi rubanda rumwe rukomezaga imitsi ariko rero sha ubushize niba ari igiki wari umugutuye niba ari umwuka wari ukuyemo nk'iminota ibiri ukongera ukagusubizamo iyaraberoze mana yanjye uziko neza ingura mwishe neza reka uriya munsi yaritatse agasha hari umunsi namukubise urusinga rw'iradiyo araboroganyira ngo neza ndamuhwanyije ariko biriya nibyo abaga ari kwigira buriya mabuja nako nika kancike sheri buriya umpaye uburenganzira sibyo nk'iminsi 3 gusa turatsinze ntawe yaba akiri ikibazo muri runo rugo Gabi uburenganzira bwose kuri turatsinze narabuguhaye yataye kubyuri bumukorere icyo mfa nuko mbona mviriye ahangaha apu ibyo byo biroroshe cyane ni nko kunywa amazi
kabisa wowe nshakira ibihumbi nkaturebe nshakira ibihumbi magana abiri ubundi umundekere tuzabigenza gute Gabi? turatsinze ndamushakira abasore babiri beza b'inkorokoro ndabizi neza ko biraba ari nko kuzimya buji barahita bamuhwanya bakamwica baramunangura uriyazi n'iminota ingahe bakamwica se ibyo bindekere se humura pe nta ngaruka nta muntu uzaza kugutera hejuru ngo ari kukubaza ibiki n'ibiki reka tuzaba twiturije abasore ndabizeye bageraga ibanga nta muntu uzaje kwasasa ngo twanize n'uyu ngo tutanize n'uyu hamwejejwe zinande reka nkubwize ukuri Gabriel ayo rwose buriya nyakugejejeho n'undi saza nayo imaze kugihaga wenda cyanamvira ahangaha pe uwo ndamukubagira cyamaye nka data turatse ndakumva ayo macupa yose witeretse imbere yawe nayo rubanza ese uraho oya dede nezere ko utangiye kumvangira utamvangira kweki ntabwo nkuvangira ikinzanye ahangaha ni ukugutahana nta na se ninde wakubwiye ko ngiye ushaka gutaha kweki taha se ariko urareba ukuntu wigize turatse umusaza ntawe twese twemera kuri uyu musozi ni wowe ugeze ku rwego rwo kwandagara bene aka kajyane koko reka naranagare n'igihe bagira abayazana w'ibi byose ibi byose wabonye umuti aho kuza ahangaha ugasinda bene aka kageni ariko ubuzi ko bamuruje bambwira ko wasabagiye neza umuntu ungana nkawe koko urabona ibyo urimo koko ibyo urimo gukora ari byo ibi bintu urabona bikwiye koko ibyo ndimo urongeye kandi uranyweye turagize kumva niba ari ukuguhuruza ubabwire bakigere bakomeze ngo kuko aho kujya afata amafaranga navunikiye amafaranga nabiriye ibyuya nkayahuriye mutindi w'umugore yajya kuyitura akagitura kwirirwa asamana n'abandi akarezaho kumusuzugura zajya hajya nywere bigira inzira ngo asambana asambana nyine naho bigeze se naho bigeze shagati aho umukozi wanjye wo mu rugo asigaye yarasimbuye ku buriri imbwa gusa uravuga ngo buriya ari se n'ubu rwose yiyongera nyamugore wanjye yari amaze igihe kinini bigera mu gicuku kumva arabyutse maze akabiyo mu rukerera kumva aragarutse ngo iki akagaruka sha yeteta ariko uri kwiyicisha inzoga wa mugabo urabona warangiye yeteta nukoza kumugenda nono gahoro nsanga bagiye mu cyumba cy'umukozi kuki ntiwahita wirukana uwo mukozi se ariko wagiye wereka gatete ngo ntamwirukana se uracyagera ijambo muri uriya rugo abambere ngaho ubwe yabwiye ngo dutware umukuzo ibyanda ashagate umweyo urumva bageze none se mbwiza ukuri gahagara abizi ko wamenye yuko akorana n'umukozi ibyo bintu hanze bibeyase kumvara hariho umuzima byose sirabifatiye bari kumwe ku manywa y'ihangu ariko noneho ndumva ibyo ngibyo birenze n'agasuzuguro ntiwagira icyo ukora nzoga mwihorera ariko se waretse kugumya kwidoda izo nzoga koko ubu rero urabona ntakiryamo reka da uva gukuramo ipantaro wabona isoko yisakaye akayicurika akayicurukura nkumva utwo aratange twose akadutwara kandi ubwo ntabwo no kubyuka asakuriza asaba andi mafaranga mu gitondo wanyumvira turatsireka nkwereke mworohera uhaguruke dutahe ariko mu gitondo turazindukira mu bugenzacyaha gutanga ikirego kuko ibyo umugore agukorera wese ni ihohoterwa kuki tahera undeke gate
cyo kujya gutanga ikirego ze bararagiye umunsi wa mbere nakubitwaga ngo bwaba niwe wagukubise se kukabona ushaka agahizo aza kubivuga nk'aho ari ishuri ubu usigaye unakubitwa ubundi ndaguhishe hano hano mu gatuza kuki iki kibazo gihera mu mbavu maze kikambukiranya umugongo wose urakibona hano usiga bategereje radiyo ku muriro yankubise aha mu bitugu yarakwishe ugacwa uruzi rw'umukoropeje yankubise maze ntirwafata neza yewe data we uyu mugore se ko azakwicaho ukanyagwa we ubwo ndazimenyereye gato reka da reka nisomere byeresha iki ntazimenyereye da ahangaha aho ubashije kubona ariko umubiri wose wuzuye amabara y'inkore gusa ariko rero nawe ndakugaye pe nubwo ibintu nk'ibi bikubaho hanyuma ukabyihererana koko ibyo byihererana gato ngo umugabo mbwaseka imbohe ngwiki ubu nzajya kwitaranga kuri uyu musozi wose ubu bitwara umugore ariko nyumvira hanyuma se utegereje kuzabivuga noneho yakunogonoye avagate ngiye mbikweretse kuko uri inshuti yanjye ariko uramenye ntuzabivuge ngwiki uramenye ntuzabe umuntu w'umugabo ariko ndakubeshye rwose sinteganya kujya gutanga ikirego ntabwo ngiye kuba ikirego imigani kuri uyu musozi wose wahozwa n'umugore ntabwo nabyemera turatse sinakwemera ko uriya mubura agasani w'umugore akomeza kukongeraho uburimiro hatese ntasoni umvagate uza umunsi satani yahariraga tuganirukana umugore n'abana banjye ugiye gushaka ririya cyano ry'umugore waracyari muto ngo ntekezongereze uwo munsi uragato ariko narakubwiye turatsinze narakubwiye ko ukoze ishyano uranga wigira ingumba y'amatwi narakubwiye umvagate narakubwiye gatete bwaga ntacyo namuhaye bwaga namuguriye imodoka ihagaze za miliyoni bwaga ndamureka yagize amafaranga yose nari mfite ngo arishimisha bwaga ndamureka aridagadura kugira ngo ndamushimisha ariko reba icyo agiye tuye agiye kusimbuza umukozi wo mu rugo ushaka iyi mbwa y'umuboyi anyituye kujya atazi inyuma y'urugi anyituye kujya mbwirwa nkaburara akarezaho n'inkonisha insinga imikoroperi amakahure aherutse kubwira ngo azajya mubitisha n'umuzi w'ikibuno shamuzi agagenda wamemukiye gusa turatse haguruka dutahe ibyo bindi byihorere bindekere wowe haguruka dutahe ntazahaye ngwiki gate aho usubira muri uriya rugo ntaricara mu kabari ubundi byose ni ukurara hanze gusa ese none ukuje n'amaguru cya gikoko cy'imodoka yawe wagishyize hega yagize ikibazo muri moteri yayo yijyana mu igaraje banca amafaranga menshi mbere yo kuyishyura mpitamo kuyigurishirizaho kutabwiye turatsinze se ngo ayaguhe sha ntukambwire iriya mbwa mishu jya umbabarira pe kubaba rero ako sega uratinyuka ukita umugabo wawe ngo nimbwa koko sha mishu turatsinze nta mugabo murimo uriya rutwa n'udahari rwose yego nyagasani nakubeshye ndatunguwe pe ubwo se utunguwe n'iki ntabwo nari nzi ko ugeze ku rwego rwo kwatura mu ruhame ukita umugabo wawe yombura agasani bakuzi ko usetsa mishu mwese umugabo udashobora guha umugore w'ibyo yifuza wowe wamwita iki koko ubwo se kwatura atsinze wifuje icyo urakihabura ko kuvuga hera ku byo nakubwiraga mishu kuko umugore nkanjye nkwiye gutega moto kandi nitwa ngo mfite umugabo w'umukire koko buriya turatsinze yagize utubazo tw'amafaranga sinumvise se ko uruganda rwe banki yaruteje cyamunara hanyuma si ibyo bivuze ko ngomba gucupira njyewe oya ntabwo ari cyo bivuze ariko nawe ukwiye kumwumva kuko nawe yahuye n'ikibazo
kandi erega ni nawe ukwiye kumufasha gusohoka muri ayo magi. uwo singe rero uwo singe wo kwirwa natunaye urumva umugabo abereyeho gutunga umugore urumva iyo bimunaniye rero ubwo nyine uwo ntaba akiri umugabo kare ntabwo yaba akiri umugabo wanjye pe uwo sigamba bitoroshye ariko rero sinzi niba ari nanjye ureba nabi noneho ndabona hari ukuntu ko uhise mishu umva sha waba udatwite namenya ko nkeneye amataratara. ayiwe utambwira ko biri kugaragara mishu yesu umuntu uzi kwitegereza rwose yahita abibona. mana we nararangaye sha mishu ni ukuri ngo wararangaye cyane pe ubu noneho ndi kubona ko narangaye. gusa ushatse kuvuga iki? umva ntabwo nari gutuma inda igera iki gihe itaravamo pe. iki yego kumara rero ngo itaravamo ariko ubwo uba muzima koko ga abandi bagore bakimara gushaka babifuza guhita batwita none wowe ngo urashaka kuyikuramo? sha ibyo uri kuvuga ntabyo cecekere misho byihorere pe. cyakora turatsinze arihangana pe abaye ari njye nkamenya ko wakuyemo inda ubishaka ntabwo twakiranuka. ahari aho yakwibeshyaga ko pfara nk'aho ariye. yesu w'i Nazareti ngwiki bwaguvuze ngwiki aha niganiriraga da naho ubundi se ariko rero ndabona iduka ryawe rimaze gukomera rwose. oya winjijisha rwose niko iyo ndu twite ntabwo iyo turatsinze. misho ibi ngiye kubwira bigira ibanga ntuzigere ugira uwo ubibwira. mbwira rwose ndakumva. misho ntabwo nakubeshyura inshuti yanjye uyu mwana ntwite ntabwo ari uwa turatsinze ahubwo ni uwa Gaburiyeli. bikira mariya mwamikazi gaga waryamanye n'umukozi wo mu rugo rwawe agera n'aho agutera inda. sha nararangaye misho nararangaye pe. cecekaho se nyine twararangaye eragura bivuga nta n'isoni ufite. sha wimbwira nabi kandi niwe nshuti ngira niwe niringiye nawe utangiye kumbwira nabi rwose mfasha pe. ubwo uragira ngo ngufashe iki muri amafuti yawe koko ga? ariko nyine ndagira ngo ngurize amafaranga yo gukuramo inda kandi rwose nzahita nyakwishyura vuba. ko nzi kudakora se ayo kunyishyura uzayakurahe? humura kukwishyura byo nzakwishyura mishu. ubu se ko wambwiye ko wagurishije imodoka ayo wagurishije wayashyize ga? ariko ubu wowe wirengagije ko inkuru ikubita amafaranga idahinda mishu. gaga ntumbeshye ko baguhaye amafaranga make kuko iriya modoka yawe yari ikiri nshya. yewe barayampaye pe ni ukuri ariko nyine nari mfitiye akadeni umuntu kandi yari yasaze yasizoye mbanza kumwishyura hanyuma na cya Gaburiyeli cyari kimereye nabi kinyishyuza ngihaho make ahubwo se nta muntu muzira nshaka ibikoresho byo mu nzu ko hari ibyo nshaka kugurisha kandi rwose biracyari bishya byose. ubwo se wabanje kubyemeranyeho na turatsinze? iwe mwihorere yewe iwe mwihorere ibyo ndaza kubitunganya nta rwaserera zanteza. ngo uraza kubitunganya? ubwo uzabitunganya ute koko ga? rero ngaho turahageze sohoka tujye gutanga ikirego cyawe turatsi. bahungu mwe kuko ngiye kuba ubwo baseka ariko uri kwigira ibiki turatsi? uzi umugabo higira nk'umwana koko none se kuko mbwira ubu ndagenda avuga ngo iki ariko akagwa kagwirira nawe unyumva uri turatsi ndakora ushatse kumbwira ko utazi impamvu yatuzanye aha ngaha. oya si ibyo gati ngende kwibaza aho ngiye guhera bikanyobera. haguruka tugende uvuge akarengane gaga yagukoreye tuva aha ngaha sibyo? nyamara nubwo mbivuga ukabyita amashyengo rwose ariko ndumva mfite ipfunwe yo kugenda avuga umugore yarankubise. nta mpamvu y'ipfunwe turatsi ariko ibyo gaga yagukoreye ni ihohoterwa kandi agomba kubihanirwa urabyumva? ubu ngende imberekeze mu mazozi mfite mu mugongo no kunda no ku kibuno cyane unababwire byose nta na kimwe yishe kumva. reka ikibazo si ukubivuga gati nahise ufite ikihe kibazo? ikibazo nubwo ngiye kwambara ku musozi wose ubu ngiye kuzajya nyura ahantu abantu batudore cya kigabo kikibwa batudore wa musaza wasize umugore n'abana agashaka undi mugore nawe akamufungisha bidateye kabiri. ubu se ubu nibwo utari iciro ry'imigani turatse? none se uragira ngo nongere ibinyura mu bibembe? ariko si byo ngamije turatse. icyo nshaka ni ukuhabwa ubutabera kandi wowe n'umugore wawe n'abana bawe mukongera mukiyunga mugasubirana. ndakeyonga none se mva mubaza utanga ikirego by'ubwo ntahageze ndagitanga ariko ibyo kongera kwiyunga n'umugore n'abana banjye byose biri kure nk'ukwezi pe ruva ari nko kurota mpagase. ibyo byihorere mbyibereyemo turatse. wowe sohoka dusoza icyatuzanye aha ngaha ibintu bindi ngaho rero nyigisha uburyo ngiye kubigenza. none se ubwo ndinjira mpite nkuramo ishati cyangwa ndabaza mutekereza ibyambayeho? turatse ndakumva. we humura umukozi uri muri kiriya cyumba
aragufasha byose wowe icyo ngusaba gusa ni ukumubwiza ukuri nta na kimwe umukinze urumva oya aho ndaguhakaniye gate umuntu w'umugabo sinavuga ngo umugore yajyaga nkubita ariko biteye ikihe kimwaro aho nawe ngiye kwitaranga rwose ntaho byabaye ko umugabo akubitwa n'umugore byose ishyano mu gihugu iyo rero niyo myumvire dukwiye guhindura twese dufatanyije turatsinda ubutabera burangana ku muntu wese wahohotewe ntibureba niba ari umugore cyangwa ari umugabo uranyumva neza kubyumva vuga ati dore aho twakurikiranaga arasohotse ubuse nanjye ninjire gabanya ubwoba ugenda utanga ikirego cyawe mfite ubwoba gabanya ubwoba nyine ubuse ndagenda vuna nshatse kujya ku bwiherero utariko ko nshaka kujya ku bwiherero se Gabriel ariko si cyo cyagiye cy'umuntu Gabriel wanjye gerawe yari nyanyasha uva hano vuba iwe ayiwe data we mana we Gabriel ndapfuye we mana we imitungo se bagira ngaha ariko se mana nzanira ibasa ngaho nzanira ibasi ureke kunsakuriza si byo yewe data we ndapfuye ayiwe ayiwe ana isinezi akiri yego kuzi kugeragaza ugikora icyo ubundi waturumbutsa ukagenda se nzi kugira ngo muri kikaza zari torashe kuri aya maraso ureke kunsakuriza ariko siko mvuye aha ngaha uri muzima akamaraso ugangana guca kavuye nibude sibyo birakureba wowe wancingutse ndikandebe ndikumva wariye kanye gusa ariko rero ushatse wambwira wa muntu ayiwe mwana we ndakwinginze ndakora irya none ayiwe data we hari ko rero ndi kubona umerewe nabi wareka nka kujana kwa muganga naho ngiye ngabanya amagambo urumva Gabriel ngabanya amagambo sinshaka kujya kwa muganga ariko ubwo naho wakuyamo indaga kandi kigira amagambo inda suyibonye he aha nihitira gata mwana we ibyo birakureba biraje we biraje no mwana we Gabi mfatira we mfatira ngaho kuba ruhande muzinda mwana we ego komane Yesu we Gabi mereza icyo gitambaro nizirike mu nda gira vuba ayiwe akira mwana bakira utanyitwaza ndumva noneho bisa n'ibyoroshye ariko ubundi wowe n'aba basore bawe mwageze ku Gabriel mbwira nyibutse byaraye bitubaye ubwo uratangiye kandi hana yanje n'umuntu shiri wanje reka nkubwize ukuri umbwize ukuri ntabwo byakunda nje n'aba basore twamwubikire munsi ya Rwamukingo turategereza umuseke gurinda gutambeka turatsinze atari yatambuka noneho none buzugo niyaza kumva nyine atabuze burundu cyangwa hari uwo bibwiye akabamuri yakara Gabriel ashwita agiwe Gabriel ntabwo kumva imodoka yinda ndikuyumva baba we gira vuga aya maraso sinshaka ko turatsinze asanga hanga ndamuzi yambaza n'akarimuro gira vuga Gabriel mbabarira ko ndi kumva kandi atangiye gukomanga nk'ukuriki nishobora byose umva reka mubwire sibyo reka ngiye kumukingurira nawe sigara aho ngaho yakura kandi gira vuba umunota umwe birangije tunganye gira vuba no munsi y'ino byagezeyo ayiwe afande ko muje aha ngaha se ni wowe gaga yego ni njyewe urumva ni njyewe rwose ntabwo nayikuyemo niyo yavuyemo nyine ni impanuka nagize ariko nukuri ko Imana ntabwo se ko mbona ufite ubwoba kandi uhinda umushyitsi nyine umva nako mubwire sibyo yavuyemo rwose ariko ntabwo ari cyo wayikuyemo we umva we muhungu we mfasha niko ayo maraso ufite nayo rubanza baza mabuja mbaze mabuja ambaza iki se ambaza iki ntasoni ratafande njye ndarengana rwose ni ukuri ko Imana ratafande nakubeshe inda yayikuyemo niyo wayifashe ivana wayishyira ahandi
jewe nayikuyemo wimbeshyera wimbeshyera mwembi mujya imbere byose birasobanukira kwa muganga tugende mwese none se afande reka nkubwire sibyo waratse basi tukumvikana erega umuntu yagura n'akantu ariko rubanda mugira n'isoni ubu nyuma yo guhotera umugabo wawe no gukuramo inda urashaka no kumpa ruswa ariko batorana ko fandi njye ni kurengana pe byose n'uyu mugore wabikoze ubwose niwe mucunga mwana mugomba gucunga we nawe njye mukanyiwe nanjye data fande byose twarabifatanyije nawe ntumusiga unashaka kundimira hitaka mwese nta n'umwe nsiga mujye imbere tugende mu modoka muze tugende n'uyu mudamu tugende mujye kubisobanura ariko se ko mbona wadagazwe koko turatse cyane ko ndurereka ati twaje numva nkumiye ariko rwose numva bitangiye kwanga turatse ndakumva uyu baye umunsi wa gatatu tuza tukagarukira ku muryango umbwira ngo ntiwiteguye tugasubirayo uyu munsi rero si nkwemerera umva nabo ntabwo yiyemeje gate none se ariko neza ikintu cyafashe mu nda rwose cyanze kundikura ngwiki ahubwo numva ashatse kujya mu bwiherero ariko akaga kabaho umuntu mukuru yigira nk'umwana w'igitambambuga koko impamvu y'Imana amerewe nabi gate iki kintu rwose cyanze kundikura ibyo biri guterwa n'ubwo baturatse ahubwo sohoka mu modoka tugende iravuga kawe ahubwo rero reka nkubwire nahekemwe maze no mu mitsi mu ngingo hose wiki reka rero nkubwire reka mbaze senge ubundi tugende uraseka kandi ngaho senga da kanambaza Imana Mwana nyir'ingabo nyir'ibiremwa ndabizi ko wari uzi neza ko ibi bizambaho wari uzi ko muri uyu mwanya nzaba mfite amaganya arusha y'umugaragu wawe Yeremiya none rero mwami ndakwinginze ngo wongere undebane ijisho ry'impuhwe n'imbabazi zawe mwami ubu nari nka mwana w'ikirara ariko nongeye kugaruka mu rugo ndakwinginze rero ngabo nsanze banyakire ndakwinginze mwami ngo wongere umpuze n'umuryango wanjye Mana narakushije imbabazi umugore n'abana banjye ndabasiga ariko mwami ndakugize ngo bambabarire bisavye nizeye mu izina rya Yesu amen amen agusubura seka ikiwo ko ntarinzi kuzi gutera isengesho benda ko kajya muturatse abaye ngese shagate ngaho rero sohoka tugende turasohoka turagenda ariko babanza imbere kimbira ariko tugende ese vayo none se urumva nyine banza imbere ariko se mbanza imbere gute niba ufite ikibazo ariko se kuri kuza inyuma ngaho urimo kujyana iwawe reka ngenda ariko niwe uri bukomange ngwiki none ese uwo wakomanze komanga yewe komanga ariko ngiye kwigendera bakaba nawe koko bano cyumva uri mwese muravaye mukajyayo ese muraho Mari turaho turakomeye mwari muje kureba se ko twapfuye oya si cyo kitugenza da none se muragenzwa n'iki yewe turagenzwa rwose n'impamvu ikomeye Mari ariko rero witwakirira inyuma y'umuryango rwose nk'ibisambo erega ntabwo bigaragara neza oya ubundi sinakabahaye karibu ariko nize ko atari byiza kugira ukundagize nimwinjire gusa nizere ko mudatinda murakoze cyane ntabwo twatinda ariko se kutinjira turatse ariko se yewe da ariko se mubanza imbere nyine banza nyine murakoze yewe sugira ngo umuntu none se Mari hanyuma se abana bagiye ko badakoma Mari hoda abana se ni abarubanzaki urumva ndabashaka mwese kugira ngo mbasabe imbabazi Mari Mari ndakomeje ariko akaga kabaho koko oya ntabwo ari iby'akaga ndakomeje rwose kandi Mimi karame mama wanjye Mimi se hano rero ibyo tugushije
kanse naho ubundi se wa muntu we abasi bashaka gukora ngo yaje gusaba imbabazi ra isura umwana we bimubishyira mama uwo mwanya ntawe yabona rwose ahubwo urebe neza niba nta ntwaro yitwaje duhamagara abashinzwe umutekano baze hakiri kare badutabara Mimi niko Mimi ntabwo nyihorera nakoze byinshi bibi ariko umutima wo kubambura ubuzima rwose sinawugira ariko ye hanyuma sijya kutujugunya hanze nta hepfo nta ruguru wari ugamije iki ari shitani yanshutse ariko isi irazenguruka koko uyu mwanya isi iragukaraze none irakugaruye Mimi gerageza rwose wumve so kuko nawe ntiyorohewe nta kinkoni zamba rwose ariko ubundi wabahaye karibu ute mama ubu wibagiwe uburyo twabwiriwe tukaburara uwo twita data damaraye n'umugore we Mimi mwana wanjye wose narakosheje pe ariko nimuca inkoni zamba niba ari imbabazi zakuzanira ugutima yahuye rwose nta busobanuro igifite mu buzima bwacu nizo zanzanye rwose eruru bimubwira utanyuze ku ruhande ko nta data tukigira eruru bimubwira uyu niwe mama akaba na data icyarimwe wumvise nahemutse rwose Mari wowe n'abana bawe akababaro mufite rwose nge ndakumva rero uyu mugabo yarahemutse koko narahemutse pe urumva narahemutse rwose ariko namwe nimuca inkoni zamba kugeza aho umwanzi ashaka badohore woroshye ngoshye reka mbabwize ukuri uko ibintu bimeze dore turatsinze uyu mubona ubu ntagira aho ataha ntaho ngira rwose dore ubagize atya agakuramo iyi shati yambaye mwakumirwa ubu mubiri wose wuzuye amabara y'inkovu z'inkoni gaga yirirwaga mukubita kaniki narakubititse rwose turatsinze uyu nguyu ntiyarakirya ntaryama ubu kweri tureke handagare kandi yari umugabo w'ijambo ko yafatanye n'umugongo nyine nanjye ibisimba ivuze nk'amatakirangoye ahubwo nuko maze iminsi nganira nawe ku buryo kugeza ubu ngubu yamaze kumva no gusobanukirwa ibibi by'amakosa yabakoreye ndetse akaba yifuza ko mwamubabarira nibura mukamuha imbabazi umutima we ugatuza ibyo kumwakira nabyo wenda byazaza nyuma biturutse ku gushaka kwabo ariko mumuturishiriza umutima reka yumve nyine uburyohe yashakaga gaga yaturutishije nakomeza muhe ibyo yamushakiraga ndi biba bihangana natwe twihanganiye ibibi yadukoreye mva Mimi icyo nshaka ni imbabazi zanyu naho kuba byo rwose n'ibyo kurya byo nishaka nge ndara mu muhanda uwongera impuha ngaburire ariko byibura mfite umutima ubohotse nimunjohore rwose Mari umva umutima wanjye uraremerewe turatsi nakakubohoye ariko iki mama ariko iki kandi mama wibagirwa vuba Mimi so rwose yarahemutse ariko igisebo cyari cyo cyane n'icyo usanga ari icy'umuryango yamaze mama nagende nabone yumve uko isi ryana ubu rero bamaze kubona tumaze kwisuganya umugore yashatse amuteye umugongo atereka ngende mbeshyabeshye biriya bicucu mbihinjarike maze bimpe icumbi hanyuma se mama kumbona utangiye kumugirira impuhwe niki kikubwiye ko gaga narekurwa atazongera akaguta nta sinabikora nimba cyangwa akazabona ikindi kizungereza akongera akagutera uw'inyuma oya sinanabirota rwose mama ngewe sinemeranywa nawe ubimenye umva mwana wanjye Mimi niba ari ukwiga narize kandi naramenye rwose mama wabona so yarahindutse Mimi narahindutse cyane reka nigene ndabona nawe ntazi ibyo utazi wigenda utampaye imbabazi mwana wanjye ariko nagenda nagira ubwo hitamo hagati yacu n'umugabo wawe gutaye akaguta kandi nabiboshye igicibwa ndagira ngo nkumenyeshe ko ngewe n'abavandimwe banjye twaraye ko tutazongera kubana na data oya se kandi bana banjye kandi murabeho oya mwana wanjye ubona byantera ikibazo reka nigende wigenda mwana wanjye rwose narahemutse turatsi ibi bintu birasaba kubiha igihe kuko Mimi n'abavandimwe be baracyakurakariye cyane ndabyumva rwose urihangana rero bizagusaba kugaragaza guhinduka kwawe wenda gahoro gahoro bazakumva ariko mwana yanjye kuko nk'urugaga kuki utabonye ko ngiye kumukunda ngo nyimurwe urukundo maze ndukunda abanjye cyangwa se ngo kimwe urujugunye muri Nyabarongo ngo nazirumire umva Mari nubwo bitagenze neza nkuko nabyifuzaga ariko
byibura ndumva umutima wanjye ubohotse kuba wandemeye kunyakira mu rugo rwawe ukanyumva urumva ndumva asa n'uvuye ubuzima ngarutse ibumwe none se Marie ndakumva basi wowe urambabariye